ndabasuhuje mwese, ndizera ko tugiye kuryoherwa. Reka tuzabane muri iyi nkuru yose tugiye gutangira ndetse n'izindi zizakurikiraho. Iyi nkuru rero ni inkuru y'urukundo irimo ubuzima, mbese nk'uko cano yitwa ni urukundo n'ubuzima. Njyewe tugiye kubana muri iyi nkuru nitwa Sam. Njyewe uzababarira iyi nkuru ndetse ni nanjye wayanditse. Ndizera ntashidikanya ko ibitekerezo byanyu bizamfasha gukomeza kunoza iyi gahunda ku buryo tuzabana neza nta nkomyi. Reka mbasabe rero, reka mbasabe kunshyigikira, mujye musharinga iyi nkuru haba mu magroupe ya WhatsApp, kuri za Facebook ndetse n'ahandi hose hazamfasha kumenyekanisha ubutumwa buciye muri iyi nkuru. Ikindi mbasaba ni ugukora subscribe. Gukora subscribe nibyo bizamfasha cyane. Reka nsoze rero buno butumwa ni nabageneye mbashimira, hanyuma mbariho ntangirira n'inkuru y'urukundo yitwa Nzagupfira. Nzagupfira, ese ni ukubera iki umuntu, cyangwa se ni ukubera iki ibyo ari byose ni umuntu wavugaga ko azapfira undi, kuki azamupfira rero? Ibi nibyo tugiye kureba muri iyi nkuru y'urukundo. Inkuru rero itangira igira itya. Iyi rero ni episode ya mbere. Iyi nkuru y'urukundo tugiye gutangira, ndifuza ko wazagira icyo uyungukiramo kandi kikaba cyiza. Ibibi uzabyigireho gukora ibyiza, amarira uzabyaze ibyishimo. Nzashimishwa no kubona umbwira ko inkuru yakuryoheye. Ngusabye inkunga y'ibitekerezo ndetse n'inyunganizi. Inyunganizi ubwo ni ugukora subscribe ndetse n'ibindi. Niba unkundiye rero, reka dutangire. Dutangiriye mu murima. Umukobwa ari kumwe n'umubyeyi uyingayinga mu myaka 65. Uwo mukobwa ari gutera intabire kandi abikorana ubwitonzi, ari nako avanga mu turirimbo dutandukanye. Wa mubyeyi bari kumwe yakebutse inyuma ye, abona uwo mukobwa arashishikaye cyane. Ibyo byamuteye kuzenga amarira mu maso, maze wa mukobwa yunamutse abona umubyeyi ari kwihanagura amarira. Uwo mukobwa yese atungurwa, niko gushyira hasi imigozi y'ibijumba yari afite, maze asanga uwo mubyeyi amubazanya ubwitonzi agira ati, mawe, ubaye iki gitumye ushavura ko ntabyo nkuziho? Wa mubyeyi nawe niko kumubwira ati, mwana wanjye, nanjye simbizi, nahereye kare numva uturirimbo ruri kuririmba bintera kunezerwa. Sinzi ukuntu nibutse ko uyu munsi ari wo wa nyuma nkubonye uririmba, bintera intimba. Umukobwa ati, ariko se mama, ibyo nibyo bigutera ishavu? Boshye ko ngiye utazagaruka. Humura, nzajya nta mu kiruhuko, byari kumbera byiza iyo ngumana nawe, ariko kuko nsabwa kwiga kugira ngo nzagusindagize, igihe uzaba umaze kugwa agacuho ngomba kwirengagiza udukuru wajyaga umbwira, imigani wajyaga uncira iyo nabaga ngiye kuryama, ndetse n'utundi tuntu twiza wankoreraga, maze nkerekezaho ntigeze nkandagira n'umunsi n'umwe. Wa mubyeyi ati, mwana wanjye uragiye, ariko uzihangane uzirinde kururukururu n'udusore twiyo mu mujyi. Njya numva ngo nuducakura tutazaguciraho imigani ngo twakuboneye ibanga ry'urukundo, mwana wanjye. Iryo ni ibanga ryawe n'uwo muzashakana, mwana wanjye. Uramenye ntuzatume niyahura, kuko sinakwihanganira kubaho igihe cyose nzabona unteye intimba kandi ari wowe mfite. Nyoko yakunsigiye ufite umunsi umwe, none uba ugize imyaka 18. Mwana wanjye, nkuzi bihagije cyane. Uramenye ntuzige imico y'ahandi, mwana we. Uzahora uri nyirasoni ntuzazishire, uzahora uri mutemba nshyushyu, maze ntuzabe musinzikazi, mwana wanjye.
uzahora uri inyuma mu gukora ibibi maze ube nyambere mu guhesha ishema urwakubyaye. Ibyo byose abivugaga uwo mukobwa yicaye iruhande rwe ndetse asa n'uri kumwumva. uwo mukobwa nawe yahise abwira umubyeyi ati mama wandeze gitore untoza ubunyangamugayo undinda ishavu n'igisa nkaryo wampaye uburere nari nkeneye bwose mawe ntacyo nakuburanye ugifite nubwo kuba iyo mu mujyi bigoye ariko humura nzahora ndi muhora akeye nk'uko warenyise ngaho reka nsoze iriya ntabire nze dutahe njye gucana nshyushya imboga dusamure. uwo mubyeyi ati reka nze ngufashe tunaganire kuko ngiye kuzicwa n'irungu. ku munsi wakurikiyeho rero uwo mukobwa ariwe muhora akeye yabyutse kare mu tunyoni aritegura ubundi yinjira mu cyumba cy'uwo mubyeyi aramubwira ati mama reka njye kongera ubumenyi minuze kahave reka njye kuzana ishema kuko wantoje kuba nyirishema mubyeyi reka nterure amagambo yanteye amarira maze ngusezere turabeho mubyeyi wanjye nzagukumbura cyane. wa mubyeyi nawe yamusubije agira ati akiri barwa yawe yese amwongorera ati uzarinde ubusugi bwawe niyo mpamvu nakugeneye. umukobwa yasohotse mu cyumba cy'uwo mubyeyi yarize byacitse maze yerekeza gutega imodoka yagombaga kumugeza i Kigali aho yari agiye gukomereza amashuri ye muri kaminuza. nyuma y'amasaha arenga 2 yarageze i Kigali gusa ajyaga kwambuka umuhanda akabona imodoka iturutse imbere ye agahita akata. reka tujye ku rundi ruhande rero. ni mu nzu nziza cyane ikishijwe n'igipangu cyubakishijwe amatafari y'impunyu mu rugo rusa neza rwose kubera indabyo z'ubwoko bwose kandi bwiza harimo amaroza ndetse n'izindi. hari umuryango w'abantu wicaye ku meza birumvikana barimo gufata ifunguro rya mu gitondo. harimo umusore uri mu kigero cy'imyaka 21 ariko bigaragara ko yakuze rwose kandi agakura neza. bari kuganira ndetse bahuje urugwiro nuko uwo musore abwira umupapa wari uri aho ngaho ati papa kutaza ngo ngezeyo ubu ntege mu buto koko. uwo mugabo yitaga se aramubwira ati umva rero Kevin bwire imodoka iri hariya igenda witware niba bikunaniye ugende n'amaguru cyangwa se ubwire mama wawe ubundi se ntahari wamubwiye akagutwara. umubyeyi wicaye aho ngaho nawe ariko ye arabura kuntwara ngo nijye umutwara niba ntaramutwaye narasibye nagende yitware kuko mbona na mushiki we yitwara ahubwo haguruka ugende. umusore abonye bamushwishurije ahitamo kwatsa imodoka aragenda. twongere twigarukire handi wa mukobwa ari na n'ubu aracyari muri bya bindi bamwe batangiye gukeka ko arwaye mu mutwe. yese ashinyiriza aterura igikapu ubundi ajya kwambuka ateye intambwe nk'ebyiri abona imodoka ije yarara ahita asubira inyuma. ya modoka ihita imucaho ubundi agiye kwambuka yongera gutinya. mbega umukobwa. ya modoka yageze imbere irakata maze isubira inyuma. igeze hahandi wa mukobwa ari wari utwaye imodoka avuze hone muharakeye yahise yikanga. uwari uri muri ya modoka yahise amanura ibirahuri byayo maze apepera ya nkumi ariko muharakeye yasaga n'uwataye umutwe. wa musore yahise ava muri ya modoka maze agenda asatira muharakeye. uwo musore nta wundi ni Kevin. ese Kevin yabaze uyu mwana w'umukobwa niba muzi se amuziha. inshuti yanjye itangiye neza se? niba itangiye neza rero hita ukora subscribe niba wari utarabikora. ndagusaba kwita usangiza bagenzi bawe iyi nkuru ukoza ahanditse share hanyuma ugakopayinga link cyangwa se ukabaha link kuri za WhatsApp za Facebook ndetse n'ahandi. inshuti yanjye ni ukuri Sam Story aragukunda cyane.
ufite igitekerezo se cyangwa se inyunganizi? Nyandikira kuri WhatsApp yanjye ni 07232129 mwakoze cyane rero, ndabakunda. Ubwo tuzasubira muri episode ya 2.